sha ibintu byo gufasha abagore imirimo ko ndeba bitoroshera ibintu byose ubu ngubu umuntu yabivamo nk'uko adashaka ariko nyine nta ribi kumufasha ari uwawe ntacyo waheba ukamufasha kuko ariko n'amategeko ariyo gahunda nziza ya leta. Urabona mwana amasaha ahantu aba ageze umuntu akiri mu rugo cyangwa nuko ari iby'iyi minsi sha ca mutara tarambirwa buye amasaha yakuze aya birakabije isi ibintu kabisa kareka yagiye ibisi muri ngo nabati ahubwo ubu ndabona mu minsi ishize mperutse gutembera nsanga umuntu witwa Mbaruru arimo arera abana nk'aya masaha none ubu si ubu natwe tube nkawe mwana aya masaha umugabo uri mu rugo ni inganzwa iki gihe mwana sahize hafi mu masaha 5 we ahubwo se ko mbona saa 5 wa nazo zitarashika ntabwo reka nkwereke ibi birarambiranye reka turebe ko twikoza ku muhanda turebe ko umuntu yasoma ari kwa Bromani ariko reka nkubwire ya mutipe Mbaruru mani nawe yari uwo mu bacu nyaruka umuceho umureba aze tugerane ku kabari atazaguma kuba inganzwa yitwa ariko inyuma yo mu rugo noneho ndabona ari igikenya igenda nafuze ndabona ari akangari we igira sha ndimo ndafura namwe mwanduzo igira inyuma ntiwongere gukora hafi ndafura mwanduza sha nimwebwe ndimo kugira ja yenda nafuze uyu munsi noneho madame arangurira agacupa uyu munsi nimugoroba rwose ndanywa agacupa ntiguriye kabisa madamu naza arahita amwenyura ahita angurira atagwa rwose ndabizi aha ngaho byemeye mba mwana sha ndayizi umva si wowe gira nyaruka genda umuceho nanjye uransanga hano kuri gate duhita dukomeza tugenda reka ngiye nabonye kugera iwe mani iyo ngezeyo ndamuriye agahinda kakanyije usanga arimo arwana n'abana akirana nabo afura amabyi y'abana arimo araducika uzi ko afura n'amakariso ya madamu mwana yarasoze arimo araducika mwana arimo araducika ahubwo wowe caho umurere aze tube tumugira akanama ku kabari esha akazi ko zangakora paka nanjye ariko isaha ya saa 10 yamba ndi kumwe n'abandi bagabo turimo tuganira umwana biteze avuga inoti yes Mbaruru bite ni fresh ni sawa Mbaruru amakuru ni fresh usanze mu turimo iyi myenda se niwe wayimeshe ndakora mwana ubu ni ngenda ndakora nzara wangu none se ariko bushyitse hano ariko ngewe burese oya yego ra bushyitse hano nese Mbaruru amakuru ni hafi ya meza ntari nyine tu mu rugo baraho baraho urabona ko usanze ni mu mesa oye yako nakenda ku mwana wanjye ibase ese mwana umugore ufite yarahukanye madamu ndamufite ariko niba uciye mu rugo se ntubonye atari mu yindi mirimo none se iyindi mirimo iyi ngiyi bisobanuye ko wowe wayikora mwana wowe madamu wawe ntabwo wamufashe imirimo wa oya reka aya masaha urumva se ibintu byataye baba we ubu ni nka saa 5 n'igice gutya oya nari kugira ngo dutaruke hano ruguru kwa Diamond turebe ibyo ari byo ku kabari ese ubu tuba tujya mu kabari guhera mu gitondo kugeza nijoro oya ngwino man nyine kumena habiri n'ibyo ariko namwe ntimugakabye none se iyi mirimo noneho nsige nta gize noneho ubu se madamu biri harimo bisobanura yuko nta kindi yakora madamu yakora ariko nawe ntaryamye ibaze noneho nk'ubu ntamufashije imirimo ubu sinzara ntiyaza kunyica nzara yako jeze ntabwo turaba twicaye kwa Bromani wakintu none se ubu ndabyumva wenda ngenda bari kurya amayoga n'amavuta ugafata kaburushete n'ibitoki ndabizi birahari ariko se abana banjye bo barabamo baje bamenya kuraza ntabwo baraje mu nkono ntaba birimo ubu se bitaraye nta wamenya hari igihe bitaraye oya baje bamenya ubwenge urumva naho ubundi se mwana birimo nyine tuba tugomba kuyikora nta bintu byataye ese imirimo utayikoze ubundi wayiha mama arambwiye ngo umwana yamunanenga amazi yashyushye ngwino umufashe umwana nisuwe ntabwo waba ufashe umwana mama kari kamwana iyo umwana yanyanze oya genda umunzanire reka nzeme mufashe nta kibazo reka nzeme mufashe iranyunyuguza nyuma iyi myenda yose niwe wayimeshe ngiye nayifuze umugore yari gukora utundi turimo
nese ntabwo yaturageza ngo aze kure n'ibi ngibi uzi ko ibyo bintu byose abigiyemo ashobora kugeza na saa 9 atarabirangiza bitwaye ikizi ariko abana mwana gira reka dufashe imirimo mwana ni gahunda ya leta mwana ngwino tugende hariya ruguru kwa bromani hari ikiburushete kimeze neza ngiye kubonera uyu mwana rero wowe simbukirayo nguki dusimbuka muri yo ndabasangayo mu kanya umwana se oya bihoreye tipe twari tujyanye we cyamugendekeye bite sha nanjye niba ari uko ndi mutarambirwa nanjye nangorwa ya Mukaritasi igihe yagiriye kureba ngo cyangwa cyagiye gisanga yakagwa ko bataramye hose kakaba kamutindije ntegereza umuntu umunota umwe 2 3 10 iminota 30 irashize abenze tsimbuke njye kukireba ariko turaserererayo tu bo nyine yewe urumva bagiye kundeba umwana ngiye kureba umwana ntacyo turaza guhura nka saa 10 kumana buretse ariko subabajwe n'iki mana ubu niki kikwabaje gerageza ibintu bikosore ndakosora iki warabuze narabuze saa 12 nibwo ngera ku muhanda ngiye ariko rero ndabyiga wigenda ubyigaho ngende kandeba umwana oya genda terora abo bana genda terora abo bana simbuka ntare bisa 10 ndabamageze yewe sha umuntu yaturangirana musaramwana sha wagiye ugaherayo mwana wageze utarama kurwagwa birangirira aho ngaho baba we shamutara numiwe agahinda kanyishe n'ukuri ndabuca none se bigenze bite mwana uje utamuzanye ko mbonye ugaruka wenyine uzi biri kwambara ubu aya ari kumesa yatendwe noneho ngiye mavuye n'ubu se biracyakomeje mavuye umugore amuhamagaye ngo azamufasha abana umugore wariyo ariyo ndi mu bikara aho yari kumesera imyenda mfasha reka nkubwire uriya muntu twakoranye byinshi ari baradupfana mva reka nkubwire tugende tumukure muri buriya buretwa ari nk'ubwa yabuvamo umenya sigara oya reka tujye kureba mana bazana we mu yewe mbaru yes rero usanze ese mwana mbaru umuntu nari ntumyeho se shari oya nuvuga ngo usanze nari ngiye kureba umwana amazi ahira ngo nuducitse uje nese ngo nuducitse umva ukuntu gahunda zimeze ubuganzwa buranze burakuga uba wicaye aho ngaho buriya rero kubaze neza usanze nari ngiye kureba umwana kubera ko bagiye kuba wicara turebana kuri agatebe kari akabido kakubite hano reka nyicareho neza rwose murebe mu maso ngira ngo ntuvugane mu bantu najyaga ngira ngo bazima turi kumwe wari urimo nta muntu ariko ndabona uri kuducika ugenda upfa uzi ariko umuntu apfa ahagaze wa nta muntu muzima nkanjye ku isi umuntu w'umugabo uzi ko ari umugabo aragenda agafura ibi bintu byose none sabwa si abana banjye izi kariso ni izabo sha ikimasa kirerera izi myenda uriya ni iz'abana banjye umva njyewe nagutumyeho havuga inoti araza aratinda kandi wasanga nawe yatinze ariko twarimo tubiganiraho mu buganzwa ubwo bushukanyi bwanyu bamuncuka se wagize ngo reba ahubwo nari ngarukanye nawe nari musize inyuma gato rekaze tukugire inama udapfa mubwira azi ubundi iyo ushaka iterambere mu rugo ikira hasi mugafatanya wirinda kuzana ibyapagayi reka nta bintu byo gufatanya n'abagore uri umuntu w'umugabo ikimasa sahizi wakagombye uri kuri kuvuga ngo none se ubundi igihe twaganiriye iki kubyo dushobora kuganira umunsi wose oya reka mbwire havuga inote rwose aza kumfashe ko sha havuga inote yes shava iyo ndebera umugabo hano abagabo dusigaye dutunze hano wamubonye papa yewe sinjye biraramo se ubundi mwebwe muri kuvuga ngo gufasha umuntu ngo gufasha madamu imirimo ngo nububwa none se ubunyimurekeye ubunyimurekeye ibindi byazakorwa rya abaretse nkwereke ndani sibyo ugomba kuzaho abandi bagabo turi tugaterama tukanywa icupa hari icyumweru kirashira tudafashe iminsi nk'ibiri ngo tuganire oya iziriya ntago ari inganira z'abantu b'abagabo uba waganiye none se mumbwire ibintu igikara kari gita umwana wagiye yorosa si uwanjye ngaho ndebera nawe none se ikibazo kiriza ikibazo njye ndashaka kubabaza aya magambo njye ndashaka kubabaza ubundi njye sinzi n'ikibazo njye mama mufite kabisa ubundi kwanza buri muntu agira nuko arongora umugore ubundi kuki mwe mushaka kugira oya buri muntu agira mu ntegeka mute
je mu ntegekamo ni ukuvuga ngo ukuntu gahunda zimeze je ngomba kubyuka nkafatanya na madamu wanjye imirimo yo mu rugo urumva nawe abareka bari gukurikirana ibintu by'abana akajya mu kazi amaze gupiga sibyo nanjye ngasigara ndeba abana mu gihe nta byo gufata ugafata imirimo y'abagore ngo ibangikanye n'imirimo abagabo hari uruganda dufite nge namwe tuzatuganiraho ibyo tugomba none se gukora mutara njyewe umugore wanjye simunyeganyeza None se- ndamunyeganyeza kandi ku buryo wifata uri umuntu w'umugabo mu rugo saa yine zikagera wicaye mu rugo uri kwibasi uri gufura imyenda Kumesa. none mwagira ngo bwe guterura direbe abana umugore araho sabanje yicaye oya reka mwana bagabanya ukumva abagabo ariko si ubwo ngo igihe ntarumvise n'ibyaha anamumesera amakariso mwana urumva ibintu barimo baramubwira aho nibashaka kuwucukira umugabo maze akazana wemera amahugurwa tukugira wa musore we hari umunsi tutaganiriye sigarane na dadi ariko none urasa nabi ujye kureba dadi dadi sheri muragiye reka reka nze tugire warusoje ibintu wari gukora byose byari birangiye sha mwana ariko mwana uyu mutipe nubwo turimo tumugaya umugore w'umunyamutima ashobora kuba azi no kubana neza n'umugore we ubu kanumva utuntu barimo ibiryo byawe nabisize mu isorori mbishyira mu kabati ku ruhande ku ruhande iby'abana byo biri mu isafuriya kakana gato karasinziriye ariko aka gakurikira ko kanze pe sinzi ukuntu uri bubigenze ndasigara nkaguyaguya ko ngakwihorera nta kibazo mu kazi barampamagaye reba amasaha yashize ahubwo sinzi rero muze kwirirwa neza amata y'umwana nayashyize impande y'uburiri gutya ku musego nakango kuhita umuha ndahita ndabyitaho nanjye ndabyitaho nawe ugenda ugira akazi keza unzane akantu dore nimugoroba ndafite icyaka ndabanguka akazi keza dore sha wa mugabo w'inganzwa yacu sha hari ibintu ngenda nijye muntu unezerewe hano mu Rwanda akoze mwana reka mubwire akantu mbonye ni kamwe kuri wo reka we ntuganzwe ufite umugore nabizi oya umugore wanjye ariko nyine ubundi bibira nivuga ya magambo umuntu ngo ubonye umugore mwiza ngaho ikintu cyiza buryo ubona njya no gutura ibitambo kuri altari yera mu bintu macimira na biriya birimo niyo mpamvu wemera ukabimbwa ye kabisa buriya nureba nataha nimugoroba aranzanira nka kibiri cyo kugura akantu ko kwinywera naho yakurangiriye yandangiriye sinjye imirimo mba nakurikiranye mwana ese sha ubu muri make wabaye umugore aba umugabo none se reka mbabaze ubu ngubu iyo ntabikora akazi ntabwo aba gasibye none se iyo asiba akazi umwana yari kubona igikoma gute nyine yagasigaye akora ibi ngibi wowe uri gukora wowe ukajya gukora kuri ako kazi reba uri mu rugo uri kurera abana urimo uramesa urimo urafura amakariso urimo uragira utwo hanyuma niba njya akazi kanjye kanze cyangwa mfite uburyo nshobora gukora akazi nyuma ndangije kumufasha cyakoze nanone wenda aho ho yashingiye ku kuntu mbabonye n'ikinyabupfura afite nanjye nakugarukiramo gake ahubwo reka mbagire inama mureke ku munsi w'ejo dukore ku buryo duhurira ku kabari nka saa 12 ibyo guhura saa 6 tubireke ibyo guhura saa 8 tubireke duhure nka saa 12 z'umugoroba none se tuba tugiye mu murima ni uguhinga ibyo bintu bikora abahinzi mwana ariko mureke twumvikane tugendane ku murongo ku wundi niduhurira mu kabari saa 12 z'umugoroba tuzitahira saa 3 twamwere tuzakoresha amafaranga make usange no mu rugo ibintu bigenze nimutaha uwo munsi muzasanga mu rugo abadamu n'abana bishimye n'umugore wawe uraza umuzanye mu kabari oya arasigara akurikirana ibyo mu rugo ntajye mbe nganira n'abagabo nyine uriya mugore mbonye kuriya shahu ibyo imirimo yo mu rugo yakurikirana niyi none se urabonye uri mete njye nafuze we yakoropye akora mu kabari akora ntabyo mu kabari umuntu wambaye none se ubonye yambaye nk'ukora mu kabari aradefiriza ni bamwe n'ubundi oya ntabwo ibyo byakora reka tubyihorere reka tubyihorere byakora reka twikomereze muri uno mujyo arabyina twikomereze muri uyu mujyo
ni ukuvuga ngo njye imirimo yose mba nayirangije nawe kandi aba yayirangije nimugoroba agomba kuza koza abana akabasiga akareba nuko biriwe bakaryama. mbonye afite imyambarire myiza Imyambarire arabyina mu kabari. Oya akaza akora mwaretse tukakihorera tukiganira ku mibereho yacu ya buri munsi baricyo cyadufasha. Ni ukuvuga ngo reka mbabwire kuwa kabiri mu nteko ibintu batwigisha ntabwo mubizi ntibadushishikariza yuko ubundi utubari kwanza iki gihe bagiye kujya baba banadufunze. Sangahe Nta kabari kazongera gukora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. sibwo baba bataturenganyije. Baba barenganyije bati ubundi subwo igihe cy'imirimo ni ryari amasaha yo gukora ni ryari. Yo gukora iki se ubundi? Imirimo yo mu rugo muri rusange imibereho nese ubundi sireka mbabaza ubundi wanywa buri munsi ukajya unywera amafaranga ukuye usiho hashobora no kuva n'ubuzima amafaranga y'icupa ntajya abura niho hashobora no kuva no kwiba ntabura dore cyane cyo kintu nabonye dore ingamba igihe ejo bundi turi mu nama batubwiye ngo iki tugomba kuva mu rugo byibuze saa 12 tugataha mu saa 3 umugabo akoze ibyo bintu urugo rwe ntabwo rwareka gutera imbere. Weho wabashije kubyubahiriza? Ndabigerageza simbyubahiriza nyine kubera namwe mwa mutanyoroheye ariko mubifashijemo tugafatikanya twagera kuri byinshi. Ariko ibintu mbabwira murumva atari byo. Ariko shingiye wenda ku nama mudugudu aherutse kutugira ejo bundi mu mugoroba w'ababyeyi kuwa kabiri. Yarabitubwiye aratwigisha. Yego Nkumva nibyo. Yego Ariko gusa nkaguma kugira ko kwihagararaho ka kinyabugabo nkumva ko ari ubugabo. Ariko si umugabo ubwo utashye mu rugo ugasanga batanezerewe wowe unezerewe byakuguha buri mugabo nyabaye. Ariko nyine ndaje nshingiye ku kuntu mbonye madamu ameze n'uburyo akwitayeho n'icyubahiro aguha mbonye aguha kabisa. Rwose aho hantu kabisa niho nakemera avuga turankubise iyo ngira inka mba nyiguhashya nkunda abantu bumve. Ubundi reka mbabwire ikintu cya nyuma dusoza. Ubundi hari ikintu bita kubura icyubahiro home and away, kubura icyubahiro hanze no mu rugo. Ni ukuvuga ngo twebwe tugeze hanze dutangira kubona abagabo baturenze ariko mu rugo nawe ku buryo mu rugo bamwenyura nibwo uzamenya ko umuntu w'umugabo rwose umva anyamaze iyo ni inama. Yego iyo nama ndumva kabisa aho inama y'utubarisha oya nta kabari ariko nako ntabwo twagatandukira amasaha yo kuganira ni saa 12 gutaha ni saa 3 ariko mu kabari kabisa ibyo ndabyemera.